ngo Kagame navuga ngo bazamujyana uzanjyana hese wowe wamvana hiko bagatangira sanctions James Kabarebe sanctions officers sanctions for what? You are just foolish. Gasubiremo Akokantu. You are just foolish. Absolutely foolish. Anybody dares ugatanga ugatanga lessons little boy little girl kunuko bava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada uratanga lessons what lessons does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? That is absolute stupidity. We cannot be driven on that basis. If there is anybody who has not understood the message you have given them over the years, well, we are waiting to see what you do. In the recent months and so on, you see, again, the whole world was watching. Mercenaries came from Europe, then other confused brothers and sisters from our continent. They sent in arms, they sent in weapons, soldiers, they sent in everything to support a government that is killing its own people, that supports genociders, people who killed our people here. 1 million people we lost in 100 days. Dufite ikibazo cy'imbwa. Imbwa? Ujya mu rugo ujyana ihene ku irembo wasohoka ugasanga iyi mbwa. Jesus. Ni ikibazo gikomeye. Ugasanga nyine imaze kurya imbwa ugasanga ni ibibazo nyine. Uyahindura ugasanga imbwiriye ihene nese imbwirya imbwa. Ihene imbwiriye ihene. Siko narigize ngongeye warihamije. Oya, ntabwo nyizimu. Kava nguo zimemba. Move out of this house. Wa maniga. Oya side. Biganza bitase umwana wanjye ko yiruka tse nakinze. We muzehe ni soko manyo. Mzee bitenywe se gakubitwe n'inkubi maze umwaka iri mu bishoro. Kigire kuba cirabura, kigire n'umutima wirabura. Do me way. Sasa huyu. Kumbe mjini ndio na akili. Utapiga hela. Nafunda livo na dharau. Mama yangu. Game over. Uwanja wake kaingia sasa.
izigiye ariko hari nashonje nyakubahwa Paul Kagame wewe mwese muri kubona kandi tunyira amajambere France umwana w'umutwe mwarakoze sinzi nyaje ariko none nimutukwaneho izari tumereye na intwari nziza ntago yiganyira yishakira simurebe kubona barashikashwe n'amateka baba n'amafaranga yaba yicuze barayakobakeye ariko kutiko yakobakeye amafanga mukayarya ahubwo mukayasubira aho kwitsinda darangije mwana wa bene no mpamvu uzumva umugabo ku manywa birwa bamwita rudomoro karori zana uwo mufuka pakurura hariya sha ariko mwagiye mugira ubwenge ariko yagera mu Rwanda hari papa Kweri cya cyubahiro yiriwe yatakaje arimo aragerageza ngo arebe ko yakigaruriza hehe abakubitwa n'inkuba noneho ubu ngubu sikoro yabatereranye sha yewe mbega discipline nkeya yabo sha ukuntu baratukana comment 300 zose zituka umuntu umwe kubitwa n'inkuba koko Gasubiremo Akokantu kubitwa n'inkuba koko zibashanga bumva mu Rwanda My Lord, I wonder. I wonder. You got it? wabona witakumye wishajije wagira ngo ni hari igikorwa tugeramo gatuza akaguruka kamanika nanjye nkajyaho piko none wagiye wishajije wibyimbishije wasakuje reka nze musohore none nawe mite nza musohore mama mbana n'ibiraya hano akubundi urumbwira ngo wagiye mu kwezi uba wagiye ko mba ndi kukubona hanga uba wagiyeyo gute ngewe ntabwo tuba turi kumwe hanga wakujyamo utakujyamo nge ntabwo narara ntakurongoye kubera yuko ibyo ntibindeba kwanza ntabwo ibyo bindeba